Ngiye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya tugaruka ku biganiro amakuru bitandukanye kuri cryptocurrency. Abifuza kumininga Pi Network muranyura kuri Kamanzi Official, mwifashishe ikiganiro nimero 148. Niba wifuza kumininga Ruby Network uranyura kuri iyo channel urebe ikiganiro nimero 219. Naho abashaka kumininga Mira Network murareba ikiganiro 250 kibafasha. Uyu mwanya rero mbafitiye amakuru meza, tugiye kwiga mu buryo bw'amagambo dushingiye ku bibazo bine byabajijwe n'abantu batandukanye. Bibiri byabajijwe n'umuntu umwe, hanyuma abandi babaza kimwe kimwe. Ndahera kuri iki kibazo cy'uyu muntu wanditse muri comment, mbonereho kubamenyesha yuko rwose bigaragara yuko bimaze kunanira gukurikirana WhatsApp. Munyihanganire, nsabe buri muntu wese ukurikira Kamanzi Official ikibazo afite kuri cryptocurrency ya Pi Network, Ruby Network, Mira Network, ajye akibaza muri comment. Jya wandika muri comment ubaze ikibazo cyawe binyorohere kugira ngo mbikurikirane, kuko kujya ahantu henshi biragoye. Ikibazo cya mbere rero, umwe yabajije ati KYC ko ntarayibona, ko ntarayibona, ubwo ni ntarayibona, nkaba ntarahinduye imfunguzo, hari ingaruka zizambaho? Ntarabona KYC kandi ntarahindura imfunguzo, hari ingaruka zamubaho? Igisubizo cya mbere ni oya. Hanyuma, kuba utarakora KYC ukaba warakoze wallet, kuba utarabona KYC ngo unayikore ukaba warakoze wallet, ukaba ufite passphrase arizo mfunguzo, ntabwo ari ngo niyo wazihindura nta kibazo kirimo. Nubwo waba warabonye KYC ukanayikora ariko ukaba utarabona migration, uhinduye imfunguzo, ubwo ubuhinduye konte wallet, nta kibazo cyaba kirimo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti, muraho neza, ese umuntu iyo bamwibye Pi ze ariko atazi uwazimwibye, hari icyo mwamufasha? Igisubizo ni yego. Katurebe icyo twakora. Niba bakwibye Pi zawe ariko wazikwibye ukaba utamuzi, icyo usigarana ni konte zagiyeho. Dore icyo ukora. Abantu bafite ikibazo nk'iki cyangwa uweje cyangwa ejo muri kizashyikira, icyo wakora ni iki ngiki. Iyo bakwibye Pi zawe, twirengagize ko niyo waba umuzi wazibye, cyokora wenda umuzi wamubwira uti nsubiza Pi zanjye. Ariko reka tugendere kuri uyu, umuntu arakwibye Pi zawe ntumuzi. Mu biganiro bikurikira iki ndategura kubigisha cyangwa se kubabwira ukuntu bakwiba Pi batakoze kuri telefone yawe, ari naho benshi bajya bagwa. Rero iyo umuntu yakwibye Pi ariko ntumumenye, dore icyo wakora. Mbere na mbere ufata ya wallet yakwibye zagiyeho ukayiripotinga muri core team. Niyo mpamvu uwo murongo bawushyizeho, ntabwo ibi bintu bizagenda bityo gusa. Umuntu bizagenda bityo ni umuntu wicecekeye, bigaragara yuko zagiye yazitanze ku bushake. Ariko niba uzi ko bakwibye
utabigizemo ubushake. Tanga raporo ugaragaze uwakwibye, utange icyifuzo cyawe ko bazi kugarurira cyangwa ko banamuhana. We tanga raporo. Numara gutanga raporo ko hari inzira bibinyuramo, ngo nabyo tugomba kubyiga. Ubu turimo turigarega, turimo kwiga. Numara gutanga iyi raporo, subira inyuma uwandikire ko watimu, uyisabe kugufasha kukurindira konte kugira ngo hato batazongera kukwinjirira. Ngira ngo iki ngiki kirumvikana. Icya gatatu, uhindure password yawe, apana passphrase. Ntuhindure passphrase, ahubwo uhindure password yawe. Kubera iki? Urumva utanze raporo, usabye ko bakurindira konte, uhinduye password, urangije usabye ko bakurindira konte, utanze impuruza. Muri bake usabye umusekirite cyangwa se irondo rigufasha kurinda konte yawe. Ibyo rero dufite uko tubyandika, nabyo tugomba kubyiga ukwabyo. Iki ni igisubizo kuri iki kibazo uyu muvandimwe yarabajije. Ngiye rero bya bibazo, ubwo ni ibibazo bibiri, bya bibazo ni bitanu ngira ngo. Uyu none harabaza ati, muraho turakwemera ku biganiro mutugezaho, ariko mfite ikibazo nakoze lockup ntarabona migration, mpindura imfunguzo ntarabona migration, nanone hari pi zagumye ku mfunguzo ya mbere natakaje, ndabona izo payi igihe cyo kuva muri lockup nikigera zizaza ku mfunguzo nshyashya cyangwa zizaguma kuri za mfunguzo natakaje. Munsobanurire, murakoze. Iki kibazo ngiye kureka kugisubiza, ahubwo nsabe uyu muntu wakibajije afata nimero yanjye, ampamagare kuri WhatsApp, ansobanurire neza mu magambo ikibazo cye, kuko hano urumva nanjye uko ngisoma uko cyanditse ntabwo kirimo kumvikana neza, ariko harimo ikibazo cy'ingenzi. Wenda reka ngira icyo nkivugaho, nubwo musabye yuko aza kumpamagara akambwira mu magambo nkabyumva mu magambo, cyangwa se akankorera voice note akambwira ati reba kuri WhatsApp nimero iyi neyi. Ariko reka ngira icyo nkivugaho. Kuba narakoze lockup rwose ntacyo bitwaye, nta payi zijya. Ubwo ni muri lockup ya ntuza ya iziteye inkeke, nizijya muri lockup ya kabiri muri wallet. None aravuga ko atarabona migration. Ikibazo cye rero urumva ko kugisubiza biragoye, kubera ko arazana lockup na migration kandi akavuga ko hari payi ziri muri lockup. Byumvikana yuko atabisobanukiwe, ahubwo niyo mpamvu musabye ntacyo ndi bunakivugaho byinshi, ahubwo ndamusaba ko uyu muntu aza kumpamagara akansobanurira mu magambo ikibazo cye neza, nkamufasha kugira ngo gifashe n'abandi. Reka rero nsoreze kuri ibi bibazo bibiri by'uyu muntu umwe wabibajije. Aravuga ati, jewe amajura, ubwo n'abajura baranshutse, nshyira passphrase zanjye muri link yabo, nta pi banyivye kuko ziri muri lockup. So akabazo kanjye kagira gati, nakora iki kugira nkingire pi zanjye ziri muri lockup nizizafunguke bazijyana, ntizizafunguke bazijyana. Urakoze. Noneho akabazo ka kabiri, nkoze wallet nshya
pi ziri muri wallet ya kera byashoboka ko nzimurira kuri iyo wallet nshya. Ndavuga izo zifunze, mumfashe muzaba mukoze. Nakoze kubaza ibibazo neza muvandimwe. Mbere na mbere kuba warashyize passphrase muri link yabo nibyo koko bashobora kugutegereza lockup irangiye bakaba bazitwara zije kuri available balance. Ariko reka turebe icyo twakora nkuko twashubije abandi. Wowe ugomba gutanga impuruza cyangwa se ugomba kumbwira nko gufasha tugatanga impuruza kuri Pi Network yuko ukeka yuko bakwinjiriye muri konte yawe, bakaba bagufasha kurinda konte yawe. Kugira ngo ibyo bikorero habanza guhindura password. Hari n'ibindi ukora, imaze kuyihindura uka-updatinga email ukabihuza gutyo. Ikindi ushobora no guhindura email ugakora email inshyashya ukayisetingamo. Ubwo nabyo tuzabyiga impamvu zabyo nuko bikorwa. Hanyuma warangiza ukaripotinga usaba impuruza yuko wakoze iryo kosa, ugasaba kurindirwa umutekano wa konte yawe. Icya kabiri, wakoze wallet nukora wallet nshya, za payi ziri muri lockup uzazitakaza kuko ubutakaje konte wallet wari ufite ikajyana na payi zayigezeho zose. Ntuyikorere rero, ahubwo turarwana no gukingira no gutabaza bakadufasha kurinda. Ikindi, umuntu wakoze two factor authentication, ibi ngibi ni ibigamije kongera umutekano wa konte zacu. Abatarabikoze rero biroroshye kubiba. Tuzabigarukaho mu kiganiro kizakurikira cyangwa se mu kiganiro cy'ubutaha. Mu biganiro by'ubutaha tuzabigarukaho tureba uko warinda konte yawe ndetse n'inzira abajura banyuramo. Wa muntu ugira atya agasanga payi barazijyanye, bigenda bite kugira ngo ibyo bishoboke? Bigenda bite? Nibyo tuzagarukaho muri uku kwiga kwacu. Turagomba kubanza gucoca ibibazo dufite ku buryo abantu basobanukirwa ni gute uterwa, ni gute wabigenza watewe, wabikurikirana ute, washyiraho umutekano noneho wuhe. Ibyo byose tuzabizana mu bindi biganiro bikurikira ngibi uko turimo kugenda twiga nk'uko twihaye iyo ntego. Nkaba mbasaba rero yuko abo duhuriye kuri izi mbuga za WhatsApp zisanzwe mwitegure, tugiye kuzivaho. Mujye kuri WhatsApp channel, mujye kuri Telegram. Abatari bubikore n'akazi kabo, izi ngiye kuzikuraho kuko ziranjagaraza cyane. Cyangwa se nzihorere mwigumireho nta kundi. Ariko byaba byiza bikavaho kugira ngo hacike akavuyo ko kubinjirira. Ko benshi binjirira aho bakagenda bafata namba zanyu tayari bakabinjirira mutabizi. Hari abagenzwe no kugira ngo bafate namba bazigendereho binjire mu makuru yanyu birangire babarangije. Nkanjye uravuga uti yawe iri ku mugaragaro bayitwara iki? Nge nababwiye ko inshuro nkeya banyinjirira ku munsi ni inshuro 3. Ariko kubera ubwirinzi nashyizeho no kubera ko hari ibintu ntashobora gushyira kuri email, byababereye imbogamizi, byarabakomereye cyane. No kuri YouTube cyano binjiramo inshuro nkeya banyinjirira ni inshuro 3 kandi nkabibona. Uburinzi rero butuma ubabona ukamenya uko bakwepa. Ariko hari abantu bagira bakabona ibintu kabarakanze ko ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru n'ibiganiro nakagaruka. Mukore subscribe batarayikora, mukande like, mwandike muri comment. Kwandika rero ikibazo, ubu ngiye kujya nsubiza ikibazo mwanyandikiye muri comment gusa. N'ikibazo wenda nzajya mbona kuri Telegram. Hanyuma murebe muri description murabonamo link ya WhatsApp channel, mubonemo ni ya
Telegram ndajya mbishyira wenda no muri comment kugira ngo mubihingukiraho mubibone bibafashe. Murakoze cyane.